Ikaze nshuti mwene data muri uyu mwanya mwiza wo kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Dushimye Imana iduhaye aka kanya, mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya mbere, turasoma umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Reka dusome. Niyo waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera, kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba abera. Ubuntu be muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi nifuje ko tuvuga ku muhamagaro wacu nk'abakristo. Ni byiza ko umenya umuhamagaro wawe. Muri Bibiliya ijambo umuhamagaro rivuga ku murimo wacu dukora, kandi rikavuga ku mubano wacu n'Imana. Imana iduhamagarira kugirana umubano wihariye nayo ubwayo, kandi duhamagarirwa gukurikira Yesu, tukanahamagarirwa kuba ab'Imana no kuba abera. Hari imihamagaro rero 3 yavuzwe ku bizera b'i Roma, ari nayo ivuga kuri twebwe twese. Umuhamagaro wa mbere, twahamagariwe kuba bumvira Imana babiheshwa no kwizera. Niko twasomye hariya kuri uriya murongo wa 5. Twahamagariwe kubaha Imana kuko ijambo ry'Imana aricyo ridushakaho. Uyu ni wo muhamagaro wacu. Ujye uzirikana buri munsi n'aho uri hose ko ugumye mu muhamagaro wawe, ari wo kubaha Imana mu migambi, mu magambo ndetse no mu bikorwa. Icya kabiri, ndi muhamagaro twahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Ubuzima bwawe ntabwo bukiri ubwawe, uri uwa Yesu. Icyo nicyo wahamagariwe, ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge cyangwa ukora ibyo ushaka, ahubwo wahamagariwe kandi kuba uwa Yesu Kristo. Zirikana ko kuba uwa Yesu ari umuhamagaro wawe. Mu byo ushyira mu bikorwa, mu byo uteganya, mu migambi ukora, ujye uzirikana ko wahamagariwe kuba uwa Yesu. Niwongererwa umunsi, ukongererwa isaha yo kubaho, ukongererwa ukwezi, ukongererwa umwaka, zirikana ko ubihawe nk'umuntu wahamagariwe kuba uwa Yesu Kristo, ahubwo utari uwawe ngo ukore ibyo ushaka. Cya gatatu, twahamagariwe kuba abera. Uwera ni umuntu watandukanijwe n'abandi, wakuwe muri rusange kugira ngo arobanurirwe Imana. Buri mukristo rero yahamagariwe kuba uwera, kuba utandukanye n'abandi bantu muri rusange. Ikinyuranyo cyo kuba uwera ni ukuba nk'abandi. Ntabwo rero uri umuntu nk'abandi, ahubwo uri umuntu udasanzwe kuko warobanuriwe kuba uwera mu mibereho yawe, mu ngeso zawe, mu mikorere yawe, mu mivugire yawe. Uri umuntu watandukanijwe n'abandi. Ukwiye kujya ubizirikana kandi umutima wawe ukabimenya neza. Wahamagariwe kuba uw'Imana. Ibi ndabishimangira kugira ngo tutitiranye umuhamagaro wacu mbere na mbere n'ibyo dukora, kuko akenshi iyo tuvuze umuhamagaro abantu bahita bajya gushakisha
imirimo bakora bakaba ariyo bagira umuhamagaro yonyine. Dufite umuhamagaro ukomeye cyane uruta ibyo dukora, umuhamagaro wo kuba ba Yesu. Birashoboka rero gukora ibintu byiza nyamara utaruzuza ibisabwa. Nshuti mwene data, n'igihe uzaba ntacyo urimo gukora, menya ko uwo muhamagaro ukomeye uzaba ugikomeje, ari wo muhamagaro twavuze wo kuba abumvira Imana babiheshwa no kwizera, ndetse wo kuba aba Yesu Kristo, ndetse n'uwo kuba abera. Uwo ni wo muhamagaro ufite ukomeye wo gukurikira Yesu nk'uwera, nk'umuntu wahindutse uw'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikurebe neza, ushoboze kuba mu muhamagaro wawe wo kubaha Imana, kandi ukaba uwa Yesu Kristo neza, ndetse ukaba uwera muri byose. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.